tuzaririmba indirimbo oya umwana w'intama wanesheje tuzaririmba indirimbo oya umwana w'intama wanesheje tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje. Yesu ashimwe cyane. Mwaramutse. Ijwi rikomeje kwanga. Imana izatwagure tubone za mikoro n'ibindi byose bikenewe kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bukomeze kwamamara budafite inkomyi. Igitondo cyiza cy'umugisha, umunsi mwiza umwami Imana aduhaye ngo tuwunezererwemo. Teme yacu iravuga ngo buri gitondo Uwiteka azajya yumva ijwi ryacu, azajya twohereza gusenga kwacu mu kirere mu ijuru aho umwami Imana ari, maze dutegereze icyo atubwira. Habakuki aravuga ngo njyewe nzazamuka umunara, urumva, nzazamuka umunara hanyuma ntegereze icyo Uwiteka ambwira. Iyo umuntu ari ku munara abasha kureba ibiva hasi kandi abasha no kumva ibiri hejuru, sibyo? Mwaramutse mutese? Nanjye ndaramutse ariko ndumva ijwi kabisa riri kugenda ryanga. Uwiteka nshoboze. Hari gahunda dukomeje yo gutegura umugeni wa Kristo. Umugeni wa Kristo dukomeje kumutegura. Bana b'Imana tugomba kujya tuvana confusion mu gakiza, sibyo? Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Ariko ntitwajye tubicurika ngo tubanze dushake ibindi hanyuma iby'agakiza tuzabishake nyuma. Ikindi kandi dukureho ikintu cyo kuvuga ngo reka tujye gushaka Imana kugira ngo tubone ibitangaza. Isi iraturemereye, dukeneye gutabarwa, dufite ibitugoye, ariko ntitugashake ukuboko k'umuntu tutamushatse. Nawe jya mu mwanya w'Imana ube nk'Imana ho gatoya, urebe umuntu uhora uza kukureba ubakubwira ngo impa. Twe turi abana b'abantu biranatugora, turanabyinubira, ariko Imana yo iranaduha tutanayizi, tutazi n'ibyayo, tudashaka no kubimenya. Rero dukomeje gutegura umugeni wa Kristo. Uyu mugeni wa Kristo, ijambo ry'Imana ngo icyo umwami Yesu Kristo yerekaniwe ni ugukuraho imirimo ya Satani. Arangije agiye kugenda aravuga ati nyamara mwebwe nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze. Yesu icyo ashaka ni uko tumufasha gukiza isi, buri wese agakora imisiyo Imana yamuhaye muri iyi si akayikora yubaha Imana, aba mu Mana kandi yubahiriza n'inshingano afite muri iyi si, abaho n'ubuzima bw'ubutsinzi, kuko ubuzima twahawe ntabwo ari ububata, ahubwo ni ubw'imbaraga, ni ubuzima bw'ubutsinzi. Rero niyo mpamvu wanje mba mbyutse mvuze umwirongi, niko Yesu yavuze ngo twabavugirije imyirongi. Mba mbyutse mvuze umwirongi. Mu mpande enye z'isi harimo n'abandi nk'igihumbi bari kuvuza umwirongi bafasha Yesu gukiza isi, bari gutegura umubiri wa Kristo, bari gutegura ko umugeni wa Kristo. Ijambo ry'Imana rero ntabwo tuzajya turirebamo igice, tuzajya tureba mu mpande zose. Muri Matayo 24 Yesu avuga ibizaba mu minsi ya nyuma, ageze ku gice cya 14 aravuga ngo kandi ubwo butumwa bwiza bw'ubwami buzigishirizwa mu isi yose ngo bube ubuhamya. Bube iki? Ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko iza. Yahari muri 2021 njyamye, Imana iza kunyereka ndi kumwe n'umuntu wari inshuti yanjye, ngiye kubona mbona dukuwemo umubiri tugeze ahandi. Mbyuka mfite ubwoba cyane, ariko nkaba nari narigeze kujya mbona amafilime avuga ku gutwarwa kw'itorero. Hanyuma Umwuka w'Imana arambwira ati Ange, itorero rizataha. Nicyo jambo yambwiye. Ati nubwo kandi ni ukuri kw'Imana ndabarahiye, icyo cyigishwa najyaga nkibona abantu bakivuga nkajya mbona, ariko nkumva ntabwo kimfasheho, nkumva ntacyo kimbwiye. Irambwira ngo ndagira ngo umenyeshe ko n'itorero rizataha. Nese numva ngize nk'akantu ka panike ho gatoya. Rero ntabwo twahora tubwira abantu ngo Imana izabagirira neza gusa, ariko ntitubabwire ko n'umugeni wa Kristo ari gutegurwa kandi itorero rizataha. Kandi
utazatwarwa kubw'umuzuko kubwo gutwarwa kw'itorero azatwarwa n'urupfu, sibyo? Niyo mpamvu rero dukomeza kuvuza umwironge, dukomeza kuvuga, sinzi niba mutarabibonye ejo ku masosho media hiriwe hasirikira umwana w'umuhungu utarengeje n'imyaka 25 wiyahuye. Ubuzima burimo amasiripurize menshi, urugendo rwacu ni ukugenda muri bisi, uviriyemo kuri Rwandex, undi akaviramo ku mazi, twese ntabwo tuviramo ahantu hamwe. Niyo mpamvu rero gutegura umugeni wa Kristo bikenewe, kandi ntabwo sinari mbizi ko Imana izambwira ngo Ange vuga ijwi rivugira mu butayu, ntabwo nari mbizi ko umunsi umwe Imana izabimbwira. Mu myaka yanjye ndi muto nakundaga politike, ndabyikambuka ko no mu myaka inishize numvaga nshaka kujya kwiga international affaires, nari nanabidesize nagiye nabonye n'ishuri. So rero hari ubwo Imana yo ihitamo icyo ikeneye ko uyikorera, sibyo? So rero niyo mpamvu tuba tuzindutse twongera kubwira Imana ngo ese mu ijuru mwaramutse amahoro, twebwe tubonye bucya tutazi nuko bwakeye. Buriya umuntu asinziriye nta control y'ikintu na kimwe aba afite. Hari igihe narihaye ritme, Satani ajya twiba kweri, nkajya nibyukira mvuga ngo morning Holy Spirit, morning Jesus, morning my Father, ubundi nkahita mbyuka nkigendera. Sinajyaga nsenga, nari umunebwe. Ntabwo najyaga nsenga, nari umunebwe, ariko ndashima Uwiteka Imana ko iturinda no mu bugoryi bwacu, no mu ntege nke zacu, no mu bunebwe, sibyo? So rero icyo gihe ubutumwa bwose buzaba bumaze kugera ku isi yose, kandi murabona ko ubutumwa Yesu yaravuze ngo icyo gihe ntawe ukizi. Icyo Yesu atavuze ni igihe, ariko ibimenyetso bigaragaza ibihe Yesu yarabivuze. Murabona ko ivugabutumwa riri kuvuga ahantu hose, ntabwo muvuze ko imperuka igiye kuza, kandi ni ukuri tuzasohoza ikivi Imana yaduhaye, ariko mu gihe cyacu, muri generasiyo yacu. Urantekereza ko buri generasiyo igira imperuka yayo. Mbese ushaka kumbwira ko turi hano tuzarenga imyaka 100? Iyi generasiyo rero yacu izagera hiveho hazeho iyindi myaka 100, tuvuge ko ari generasiyo y'imyaka 100 turimo yacu yo kubaho, uzayirenza azaba ari umurami. None rero niba ntawe uzayirenza, cyangwa harimo bake bazayirenza, ubwo imperuka yacu iri hagati y'iyo myaka 100. Dufite gukora umurimo wacu muri iyo myaka 100, sibyo? Iyo usomye Bibiliya, igitabo ni ukuva, igitabo cyo kuva, intangiriro, haravuga ngo nuko, niko havuga, havuga ngo Bibiliya avuga ku gice cya 6, bavuga abantu bose bagiye muri Egiputa, bavuga imiryango 12 y'Abisiraheli, bakavuga ngo bene Yakobo. Aya niyo mazina y'abana ba Isiraheli bagiye muri Egiputa, bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajyana abo mu rugo rwe: Rubeni na Simeyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benjamini na Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Ngo abantu bose, niko birivuga, bakomotse ku rukiri rwa Yakobo bari 70. Yozefu yari asanzwe ari muri Egiputa. Ngo Yozefu apfana na bene se bose, bakoze imirimo yabo mu gihe cyabo. Yakobo yarapfuye, bigeraho naho na ba Yuda abana be bose bapfa, kandi bari bakuze, sibyo? Ariko iyi generasiyo yabo yagezeho irapfa yose. Ni ukuvuga ngo umuntu afite gukora umurimo we muri generasiyo ye, iyo atabayeho umwuka wo kwibwa cyangwa gukenyuka, cyangwa ko Imana ibona ikavuga ati ni ngombwa ko mucyura hakiri kare. So rero imperuka bavuga hano izabaho, ariko dufite igihe cyo kubaho n'ubundi dufite gutegura ubuzima bwacu bwa buri munsi muri Kristo Yesu. Ngo Yozefu apfana na bene se bose, ngo n'ab'icyo gihe cyose, n'ab'iyo generasiyo yose barapfa, hasigara urubyaro, ni narwo rwinjiye mu gihe cy'amasezerano, sibyo? So niyo mpamvu rero gahunda niyo gutegura umugeni wa Kristo. Yesu yigeze avuga ati nyamara njyewe nababereye umwigisha mwiza, mbagira abigisha, namwe mujye kugira isi yose abigisha, sibyo? Arababwira ati nyamara muzavuga ubutumwa i Samariya, i Yudeya, ngo no kugeza ku mpera z'isi. Bari abantu 12 bavuga ubutumwa, none bwageze ku mpera z'isi. Natwe turacyari kuvuka tubuvuga. Ni ukuvuga ngo buri generasiyo Imana ibagennye imirimo ikorwamo n'abayikora nuko igomba gukorwa, ariko bagakora ubushake bwa Yesu Kristo. Ndabakunda. Umwami Yesu rero nashimwe ku gitondo cyiza cy'umugisha turemeye, gusinzira neza, kuruhura imibiri, kurota neza, kugendererwa n'Imana,
ya Imana ibishimirwe, n'abatabashije kugira ibihe byiza muri iri joro ariko babyutse bumva bahumeka, reka nabo mwami mwiza tubashimirire kuko iryo jambo ryarivuga ngo muri ibyo byose mubashe gushima Uwiteka. Mwami mwiza wakoze, kandi tugushimiye n'ibitangaza wakoze ku bicamunsi, ku manywa, ni ukuri hari byinshi uba wadukoreye tukabonesha amaso. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe. Hari ikintu nshaka kubabwira, ibitangaza, ibimenyetso ntabwo biba buri munsi, sibyo? Ntabwo, niyo mpamvu byitwa ibitangaza. Ikintu iyo cyitwa igitangaza, ntabwo Imana yaguha ibitangaza buri munsi buri munsi, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo nimumenye ukuri kw'ijambo mukakubamo kuzababatura. Iyo uri mu ijambo ry'Imana ukagenda uribamo, imigisha yose Kristo yatanze iba kuri wowe. Ntabwo ari necessarily utegereje ko uzabona Imana ari uko wabona igitangaza, wajya uyibona gake sibyo? Ariko ugiye ubana n'Imana umunsi ku wundi wajya uyibona buri munsi. Turakomeje rero, turi ku ijambo rivuga ngo amategeko ya Mose ntabwo ariyo tukiriho, turi ku mategeko y'Umwami wacu Yesu Kristo. Twagerageje kuyakusanya tugenda tureba rimwe rimwe kuko wasangaga abantu bitiranya ibintu. Kuba tutakiba mu mategeko ya Mose ntibikuraho Kristo ko yazanye amategeko ye. None se Kristo yaba avuga yahe mategeko aba amategeko ye? Akomeza yensista ngo unkunda azitondera amategeko yanjye, ngo unkunda akubaha amategeko yanjye, njyewe na data tuzaza ahari. Akongera akavuga ati njye ndi umuzabibu mukaba amashami, ati ishami ryose ritera imbuto nzarica, ngo ariko iryera imbuto ngo nzarihwanye. Sinzi ukuntu ijambo yakoresheje kurivuga ko azarifata, azaritekinga keya, azaryitaho kugira ngo ribashe kwera imbuto. So rero ntabwo turi ku mategeko y'abantu bari bivume, kuko isezerano ryatanzwe ryo kwizera no gukizwa ryatanzwe amategeko ataraza. Twebwe isezerano turi mu isezerano rya Aburahamu amategeko ataratangira, tukongera tukaba no mu isezerano rya Kristo aje akavuga ngo unyizera wese azahabwa ubugingo buhoraho. Petero yigeze amubaza ati ariko se nkubaze, ati ibintu turimo rwose bidasobanutse twebwe abagukurikiye tuzahabwa iki? Muri uru rugendo hari igihe umuntu ananirwa akabaza Umwami Yesu ati ariko se kugukurikira bimariye iki bitewe n'ukuntu ari kwitegereza? Yesu aramubwira ati ariko muhumure, mukiri muri iyi si muzahabwa inshuro 100, bikubye inshuro 100. Ati kandi muzacira imiryango, muzahabwa ubugingo buhoraho. Tubikurikiranye, mukiri muri iyi si muzahabwa inshuro 100, tukiri muri iyi si turi kumwe na Kristo tumwubaha tugendera muri we tuzahabwa inshuro 100. Kabiri, muzacira imiryango 12 y'Abisiraheli imanza. Ibi ngibi nibyo nakomeje mbabwira ko itorero rizataha. Umunsi Kristo azaza gutwara itorero tuzajya kwimana nawe imyaka 1000. Tugaruke, nitumara kugaruka twicare ku ntebe y'imiryango 12 y'Abisiraheli. Nitumara kuyicaraho ducire abera imanza. Muranyumva? Tuzacira n'abamarayika imanza. Muzajye mukunda gusoma Bibiliya birimo. Tuzacira abera imanza bari mu isi, tuzacira n'abamarayika imanza. Abaciriweho iteka bo ntibatureba, Umwami wabo azabacira imanza. Ntawe nifurije kujya muri icyo cyiciro. So rero tukiri muri iyi si tuzabihabwa ibyo byose dushaka, muri Kristo Yesu tuzabihabwa. Nanjye nagera nibaza nise uru rugendo rwabo babihawe gute? Hari umuntu nabibajije arambwira ati wibuke ko batangiye kubwiriza batangiye kubona ibintu byinshi cyane bigeraho nabo bananirwa kubigabura. So turakomeje rero, ntabwo turi mu mategeko ya Mose kuko yashyiriweho ibivume, kandi twebwe ntabwo twavumwe. Iyo usomye igice cy'Abagalatiya 3 ni igice kinini. Abagalatiya igice cya 3 ni igice kinini, sinzi ko twashobora kugisoma n'igihe tuba dufite, ariko iyo uhereye ko kuri kangahera kuri 17 uravuga ngo 3 igice cya 17 ngo ibyo mvuze ni ibi, ni uko isezerano Imana yasezeranyije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa arivuguruze uwarisezeranyijwe, uwo ni Aburahamu. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranyijwe ariko kwizera. Ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu irawumusezeranya. None se amategeko yazanywe n'iki?
yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro. Urabyumva, amategeko aza kubw'ibicumuro y'abantu badashaka kujya mu munyenga wo kwizera. Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira, urubyaro rwa nyarwo, urubyaro rwavutse atari ku bushake bw'umubiri, sibyo? Ngurwo byasezeranyijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Umuhuza ntabwo yari umwe, kuko hano baravuga Mose, ariko Imana yo yari imwe. Imana yatanze isezerano kuri Mose, nayo yarihaye Aburahamu, nayo yarihaye nde? Umwami wacu Yesu Kristo. Mbese ubwo bibaye bityo, amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyo aba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu. Gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Amategeko ntabwo yari yuzuye, ntacyo yari gufasha. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha. Amategeko yajeho kubw'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranyijwe, babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uko kwizera kutaraza, twarindwaga tubohowe gutwarwa n'amategeko. Dutegekwa kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera, niryo jambo nashakaga, wo kutugeza kuri Kristo. Aya mategeko impamvu yabaye umushorera, yafashije Abisiraheli kubaho birinda. Niyo mpamvu wa mutipe w'umukire yaje akabwira Yesu ati ariko amategeko yose narayubahirije, ati nkora iki kugira ngo ndabe ubwami bw'Imana? Sitiri wumva, yari yarubahirije amategeko yose, ariko yari afite ikintu abura. Arangije agirirwa umugisha, ahura na Yesu. Yesu amubwira icyo akora. Aya mategeko rero yari yarababereye umushorera. Turashima Imana ko twe tutabaye mu gihe cy'umushorera w'amategeko, ahubwo twavukiye ku ngoma ya Yesu Kristo, sibyo? Twebwe nta transition twaciyemo, twavuye mu byaha twinjira muri Kristo Yesu, twavuye mu rupfu twinjira mu bugingo. Ngo noneho twese turi abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, kuko mwese ababatirijwe muri Yesu Kristo muba mwambaye Kristo. None rero ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntabwo hakiriho umuyuda n'umunyamahanga, oya, twese muri Kristo turi umwe. Ntakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Yesu Kristo. Yesu ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranyijwe. Hano nagira ngo kandi mbabwire ngo hari abantu rwose bafite ikibazo gikomeye, ngo abavugabutumwa b'abagore baravutse. Turi ab'umudendezo twese, turi muri Kristo Yesu. Nta mugore ugihari, nta mugabo ugihari, kuko Yoweri ubwe yeretswe Imana imubwira ngo mu bihe bya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Nta exception, musoma icyo cyanditswe, handitseho ngo ku bantu bose, sibyo? Ngo abasaza bazahanura, inkumi zizarota. Rero ntimukabone nanjye umuntu w'igitsina gore ari kuvuga ubutumwa ngo ubu ni ubuyobe. Ntabwo ari ubuyobe. Nese iyo tuvuga ntabwo abantu bakizwa. Iyo bavuga ubuzima bwa ni Debora, yitwa Miriyamu, yitwa Debora, sinzi, umwe wo mu isezerano rya kera wakoze imirimo ikomeye, kandi bari mu isezerano amategeko atemera ko umudamu agaragara. Iyo Imana yashatse kugutoranya iragutoranya, ikakuvugisha ubutumwa kandi abantu bagakizwa, sibyo? Itegeko rero tugezeho ni itegeko rivuga ngo muri umunyu w'isi. Ibi dukora byose ni byiza, ariko icyo twamize ntabwo ushobora kugihishira. Ni nabyo mvuze, umwuka wera yakugendereye, ntabwo areba ngo uri umugore uri umugabo. Ubuse bana b'Imana, murabona ibyo tuvuga twigirisha? Ntabwo twigirisha, ni umwuka wera wadusaze. Hari ahantu nigeze nsoma, ndahakunda, muri Samweli, ngo nuko Samweli ngo arundukira mu buhanuzi, bakajya bavuga ngo yasariye mu buhanuzi. Natwe twasariye muri ibi ngibi. Ijambo ry'Imana avuga ngo rero ngo muri umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ngo ntacyo uzaba ukimaze keretse kujugunywa abantu bakawukandagira. Ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ntubasha kwihisha, nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga. Ngo ahubwo iri ni itegeko rya Kristo rigaragara, ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ngo ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose.
ntabwo ushobora kwakira Yesu Kristo ngo ube muri Kristo ugendane na Kristo ngo wiyumanganye. Ntushobora kugera ku mukene ngo wiyumanganye. Umuntu ntabwo ushobora kumugeraho arwaye ngo wiyumanganye ngo ni uko hari abantu. Uhita uvuga uti mu izina rya Yesu akira gukira. Ntushobora guhura n'umuntu ubabaye mu mutima ngo wiyumanganye. Kandi nawe ibyo ukora biragoye ko wiyumanganya. Uranyumva? Biragoye ko wiyumanganya. Hari ikintu cyambayeho recently, burya ubuzima bwo kwirinda bugomba kubaho, ariko hari n'ubwo umuntu acikwa. Nashyize ifoto kuri profile, mbona abantu bashyize komantere, ariko mbona ukuntu bashyizeho komantere ugasanga ni abantu b'igitsina gabo, nahise nyikuraho kuko nahise mvuga wati ni iki nakoze kidasanzwe, bitanza kubonaho akantu gatumye bose banyandikira. So rero ntago wakwiyumanganya. Niyo ugiye gusohoka uri umwana w'Imana bavuga no, ntago umwana w'Imana asohoka yambaye ibintu bitamwubashye. So niyo ugiye guhura n'abantu uravuga uti hano ngomba kwitwara gutya. Hari ubuzima umwana w'Imana abamo ku buryo ntabwo wiyumanganya, ntibikunda. Ntibikunda. Hari akazi nakoraga byansabaga kujya mpura n'abagabo kandi bafite amafaranga, banafite ukuntu babayeho. Rimwe nza gushyira umuntu kontra, andangira ahantu ari, ndagenda sindarenze ko abana na famiye, nsanga ari ibana. Hari igihe umuntu ahura n'ikigeragezo. Mpageze mbona ni umuntu wampangiye neza neza. Ndangije azenguruka intebe, mbona yivugisha ibintu, ndamureba, ndamwitegereza, ndashima Imana ko yampishuriye kumenya aho Satani yateye. Ndangije maze kumwitegereza mbona agize ubwoba kuko yabonye ko ibyo ari kumbwira bitari gufata sane korpa, hari ibintu biba bitari guhura. Sibyo? Baravanga ibisa birasabirana. Ibyo umwuka yari arimo n'uwo nari ndimo byari bitandukanye. Ndangije ndamwicaza, mushyira tujya ku meza, ndicara, ndamubwira nti rero nari nkuzaniye kontra yawe, nguye ngo wanje ngo ntabwo ari ibyo. Ndamubwira nti ricara tuganire. Ndamubwira ngende umwana w'Imana, ndakijijwe. Ndanamubwira nti nta mugabo ngira, ariko uri umugabo wubatse ndakubaha. Iyo uza kuba uri umugabo utubatse wenda ukangaragariza ko wankunze, najyaga kubyumva. Ariko urubatse, umugore wawe simuzi, nawe simuzi, naje nje kubera kano kazi, none rero reka dukore iby'akazi. Uwo mugabo ni umugentleman, naramukunze. Nari nzi ko bizamutera ipfunwe ntanagaruke no kundeba ku kazi. Bwarakeye rwose yanzanira sheke, atangira no kujya anzanira abakiriya. Muranyumva? So turi umunyu w'isi. Simbabwiye ngo mujye mu expose gutyo, uko ni uko expose, nubwo nabikoze ntabizi, ariko hari aho bikenera kuhunga ukigendera ukavuga uti ahantu reka mpave nigendere ntaza kuhata ibaba. Sibyo? So rero ngo iyo ucanye itara ntushobora kurishyiraho intonga, ntabwo bishoboka. Sibyo? Hano Yesu yakomeje kubivuga ati ntabo bakongeza itabaza ngo baritwikize intonga, ntabwo bishoboka. Ntushobora gukongeza itabaza ngo ritwikize intonga. Itara ngo mbese aravuga ngo umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi, ese uwo mudugudu wakwihishira? Byarangiye ngo Yesu amaze kuva ku isi, nabo abigishwa be bamaze kuva mu cyumba cyo hejuru, bakiriye impano y'umwuka wera. Mu gice cya 11 ngo bari kugenda i Yerusalemu, ngo abantu barabareba ngo ariko saba abantu ni bande? Abantu bose barabatangarira. Baravuga nka wa mugabo, baragenda nka wa mugabo. Maze umwe bavamo arababwira ngo ntimuzi ko bagendanye na Kristo? Uwagendanye na Kristo agira ingendo ye, uwagendanye na Kristo aba ambasaderi wa Kristo, kandi ntibisaba ngo ni hehe. Buriya niyo mpamvu Yesu yavuze ngo dore mbasize mu masega, ngo dore muri mu masega, ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka, ngo ariko mutagira amahugu, ngo mube nk'inuma mutagira amahugu. Ni ukuvuga ngo ni ukuba mu isi mbi ariko ukagira ubwenge nk'ubw'inzoka, utagira kandi amahugu, utiyanduza, ukaba mu bantu babi utiyanduza. Sibyo? Iyo usomye amatorero ari amatorero 7 yo mu byahishuwe, hari aho ababwira ngo ndagushimira ko wabaye, sinzi ukuntu abivuga ariko sinzi itorero yabibwiye, arabibwira ngo ndagushimira ko uba mu isi y'abantu babi, ngo niba ari abanikorayite n'abaki abantu babi, ngo ariko ntiwiyanduze. Ntiwiyanduze. Nese byashoboka bite ko tubaho turi distingue tukaba mu isi yacu nabo bakaba mu yindi? Ntayo. Niyo mpamvu ibihe bya nyuma bigoye. Ubana mu nzu n'umuntu uterekera wowe kandi usenga, ukazabimenya hashize imyaka. Murabizi ko ibyo bintu bibaho. Ukaba inshuti n'umuntu yarakwihishema agira ngo azakurimbure. Izo nshuti twagiye tuzigira. Iyo ugize umugisha umwerera imbuto agakizwa, ariko iyo utagize umugisha ntugire ubwenge akugirira nabi, asiga kwangirije. So rero
misiyo dufite ni iyo kuba urumuri aho duhagaze hose, ariko tugira gute? Tumeze nk'inuma tutagira amahugu. Ndabakunda. Uwiteka duhana umugisha muri uyu munsi mwiza duhaye, ayobora intambwe z'ibirenge byacu, aringaniza ahataringaniye, aduhe umugisha mu mazamuka n'amanuka, aduhe kwirinda, poromosiyo zitangwe, ibifatika biboneke. Ni ukuri nimugoroba nidutaha tuvuge ngo ni ukuri twabonye Imana. Reka Mwami Yesu imirimo y'ibitangaza ikorwe tuyiboneshe amaso. Abari muri Zion Temple bari gusenga iminsi 7, kuraje, Imana ikomeze ibahe imbaraga. Abari muri Women bafite iminsi 21, Imana ikomeze ibambike imbaraga. Gusenga kw'abera ntabwo ari ukubusa. Ni ukuri twagiye tubibona ko twagiye dufata iminsi tukiriza tugasenga, kandi Imana ikitamurura ikarinda abantu. Nawe utarasubizwa ni ikimenyetso cyo kurama, uzagera aho ubibone, bizazira rimwe ujye uvuga uti ariko se Mana yanjye wabagahe? Burya ntabwo twaruhiye ubusa. Imana yacu yaratubwiye ngo ngubibababaye, ubibarira, ngusohora imiba akasohora imbuto abiba, azasarura aseka. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza, umunsi wuzuyemo amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo, yuzuyemo umutima unyuzwe, yuzuyemo umutima w'amahoro, yuzuyemo umutima udashaka gusohoka ngo ujye kwicira inzira, ahubwo uvugana na Yesu. Muribuka ko uyu mwaka tebe yakwari kuvuga ngo tuyoboze Umwami Imana inzira. Ntukajye wibagirwa kubwira Imana ibyo ugiye gukora, kandi wumva umutima bitari gukunda neza ujye utuza. Njye mbifitiye gihamya, mbifitiye experience, gukora ikintu utabajije neza Imana ukuntu bigira ingaruka. Ndabakunda, shalom shalom.